kuyarangiza dore n'abayacikije basubiyeyo. Waba uri umuyayo ukavuga ngo nawe uza mu myacyubahiro, wapi subira mu ishuri. Ariko Imana yacu ihamagara abayede, igahamagara abafundi. N'akazi umuntu ajya kudepoza aho akeneye cyangwa akajya gushebeka aho ashaka. Ariko iby'uyu mugabo kumubwira ntireka nibera umukirisitu niyicarire njye mfashwa ubundi ngandukira itorero. Ariko iyo ndimo kuyitera mba numva ndi gusenga. Narayibwiye ngo yakomeze, ntabwo nari nzi ibindi imbere. Ariko ndayishimira ko aho nayiteraga hose ntabwo nari ndi mu kigari. Narayibwiraga ngo nibiza ujye yakomeza, nibikomere uyakomeze, Imana irayakomeza. Haleluya! Kugeza na n'iyi saha yanjye arakomeye. Ubu nta wamvana hera mpava aha hantu mpava wivumbura ku nkono ukarara utariye. Kuva ku Mana ni nko kwicukurira uba uri kwishyingura, aho kugira ngo mpave se bo bahavuye. Abo ni abadayimoni, ariko disi burya ntawe ukwanga. Ugira ngo se bagukundira ko haguma? Wakubwira abo babujije kuza uyu munsi baze babahoke, Satani ahombe, baze bakizwe, Satani ahombe, yababujije se. Ariko turashimira Imana ko yakomeje yanjye n'ayawe, tukaba twaje uyu munsi muha Imana icyubahiro. Hanyuma ndashimira Imana kuko mpagaze hano ntabwo byari gukunda. Umunsi wa mbere mwantumiraga nahise njya mu bitaro. Umunsi yanyakaga ifoto antumira nahise njya mu bitaro, amaze kubimbwira. Umunsi rero yanyakaga ifoto ati yo ku giterane, nibwo nahise nsubirayo. Kandi nagiye mu bitaro kabiri mu cyumweru n'iminsi. Hanyuma ngiye kubaza amakuru y'ubwo burwayi, kuko ubundi ngiye sinkunda kurwaragurika mu myaka nabayeho. Imana irambwira ngo Satani ntashaka kuko ari umurimo, nta bindi urwaye. Nahise mfata imodoka njya gusengera ahantu da njya ahantu Imana imbwira ko impaye imbaraga kandi ngejeje n'ubundi ku binini. Ariko wamenya ko ndwaye rata cyangwa ndarwaye. Haleluya! Rero ndabanza gushimira Imana. Imana ni Imana ivuga kandi igasohoza. Mufite intego nziza y'iki giterane, umuhamagaro mu muryango. Erega burya mu muryango niho bikundira cyangwa bigapfira. Kandi umuntu wese wicaye ahangaha ari mu muryango. Hari umuryango ugukomokaho, hari n'uwo wakomotsemo. Umuryango ni papa na mama n'abana. Nimba utari papa uri mama, nimba utari papa na mama uri umwana. Ukuntu nta muntu n'umwe utari mu muryango. Iyi ntego ni nziza mwateguye yo kuvuga ngo umuhamagaro mu muryango bimeze gute cyangwa bigomba kumera gute. Ku bantu batanzi rero, nitwa Mukeshimana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Sharirene, ndi umumama w'abana 5. Imana yampamagaye ndi umuyisilamu, nitwaga Husna, nasariraga kwa Kadafi hari i Nyamirambo. Imana irampamagara. Umuhamagaro se so tujye kuganiraho, irampamagara wa. Reka rero nkubwire, mu buzima busanzwe hari ibintu abantu bajyamo bijyanye. Iyo ugiye kwiga ku ishuri ugenda wijyanye, hanyuma ukiga ibyo ushaka. Rata ndabeshya? N'akazi umuntu ajya kudepoza aho akeneye cyangwa akajya gushebeka aho ashaka. Ariko iby'uyu mugabo uyu muhamagaro ntabwo ari ngombwa ngo ubishake. Wabishaka utabishaka yabishatse, no comment. Nubwo ntiza ko ndakazi, wayibwira ngo simbishaka, wayibwira ngo simbyemera. Uyu mugabo yatuboheye inyuma, akoresha ikintu bita ipingu. Wabishaka utabishaka ugomba kumukorera nta kwinginga. Irampamagara. Ugira ngo sinzana muri ibi bintu, si hari ibintu twari kunegosiya. Iyaba yari umuntu wicara utinda bigenze gutya, hari ibintu nari kumubwira ntireka nibera umukirisitu niyicarire njye mfashwa ubundi ngandukira itorero. Ariko ibi bintu byawe ugira ute?
ariko nta nubwo n'ukuri mbigaye. Umuhamagaro ntihubera umuhamagaro. Irampamagara imvana mu Basilamu injyana mu Bapantekote. Ikintu cya mbere rakigora cy'uyu muhamagaro nuko hari ibintu yankoreshaga ntashakaga. Icya mbere yambwiye, yarambwiye ngo ndashaka ukureho umusatsi. Ubwo ni ubutumwa bwari ubwanjye, ntabwo ari wowe mbinje kubyigisha. Imbwira gukuraho umusatsi kandi narashakaga fresheri sha. Uzi ukuntu nasokozaga Miss Tutsi ikambera ndogosha. Irambwira iti ntabwo shaka kuzajya wambara imyenda ushaka, kubita ihuku. Ntiwayibonye rata naha nyine, kandi niyambariraga agapantaro ko kuri taye sha. Ubundi nyine, ariko nibi nge numva nta nicyo bintwaye. Irambwira ngo uri umunaziri wanjye, ntabwo shaka kuzitwara uko abandi bitwara. Ubu yatuboheye inyuma, ntabwo tujya aho dushaka nuko tubikeneye. Ibyo yantegetse nibyo byamviriyemo intambara zo mu rugo. Niho tugeze rero muri wa muhamagaro. Ibyo yantegetse kandi ritinyura aha nibyo byamviriyemo ambutiyaje, kuko yarashakaga ngo ninyure hano, umugabo ati ca hano. Ariko bene da tuvugishije ukuri abagabo ntibarutana, burya bararutana. Uyu mugabo wabambye ijuru nta umufashije, agahanika ikirere nta muyedi, nta n'umuhereza uri kumuhereza, akabikora utaravuka, akabyanzura utarabaho. Inkingi zifashe ijuru ntiwamenya aho ziri, aho isi itangirira naho irangirira ntiwamenya aho biri. Ni umugabo ukora icyo ashaka, ubundi nyine nawe ukagenda ubihomberamo, ubundi ukazanabyungukiramo, kuko guhamagarwa n'Imana nibyo kwizerwa kandi nibyo mugisha. Umuhamagaro wamviriyemo amarira. Umuhamagaro niwe watumye nitwa ikigoryi. Ubundi umugore shawe ikigoryi mu maso y'abantu, ariko mu maso y'uyu mwami y'uyu mugabo ndi umunyabwenge, ariko imbere y'abantu ndi igicucu, ndi ikigore kitagira gahunda. Ariko naba niherereye n'uyu mwami da nkumva nta kibazo gihari, hanyuma ngahita amuha icyubahiro. Ntacyo ratubwo wowe nyine hari ukuntu tuba turi kubyumva kimwe. Uyu muhamagaro waranduhije, uyu muhamagaro wandajije aho ntari kurara, uyu muhamagaro wanyicaje mu buzima ntari kwicaramo, uyu muhamagaro watumye ntarya, uyu muhamagaro watumye mba igicucu mu muryango, mu itorero, mwise ngo niyo finali. Ntabwo ariko byarangiye, naba nkushebeje. Kumbi muri izo nzira no muri ibyo niho Imana igutreninga ngo urebe kuri umukozi. None se we nta kuntu yuzanye umukozi, nta kuntu ufata amasaha ukahashyira nyine nk'iy'igihumbi, ukahashyiraho 1000 munsi y'amasaha nari bwoza nyine sha. Kandi abana bagiye kwiga kugira ngo urebe ko ayitwara. Ntabwo Imana yaguha izina ryo kwitwa umukozi w'Imana cyenyeje, irabanza ikagupima. Igupimira hese muri izo ambutiyaje zose, wamara kuzinyuramo ukiri mu muhamagaro ikavuga iti kora ahangaha, aho nzagutuma uzantumikira, nayo ikagutumira kandi igufitiye icyizere. Sindi butanga ubuhamya, ndagenda mbihuza n'ijambo ry'Imana. Umuhamagaro rero ukujyana aho ushaka, urakuyobora, ntabwo ari wowe uwuyobora. Nubi imihini yose nkubitwa nzira umuhamagaro, ngo mbireka se niyicariye, komera cyane. Kandi yarambwiye ngo umuhamagaro ni imbeho uriraho. Umuhamagaro ni imbeho uriraho. Hanyuma byarabaye nyine nkura n'akaga n'amakuba ntari busubiremo nonaha. Nushaka kureba ubuhamya bwanjye ngeze nimba ari kuri episode ya 15 sinibuka, buri kuri Mama Sharirene official. Imana yarambwiye ngo butange vuba kuko n'ubundi buje. Byabaye ngombwa kubera umuhamagaro nari ifite, ntabwo ari njye wisenyeye. Kandi mfite icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Ntabwo umusirikare ajya abaho mu nyungu ze, nta musirikare ujya ubaho mu nyungu ze n'umuryango we. Umusirikare aba mu nyungu z'igihugu. Niyo mpamvu ashobora
bose, wowe uryamye iwawe kandi ntimurebane nabi. Hari ibyo nanyuzemo ndababara kugira ngo uyu munsi utege amatwi wumve Imana. Kandi n'ubundi Imana ntikunda abantu babaho mu nyungu z'inda zabo gusa. Imana ishaka umuntu ubaho mu nyungu za rusange. Amina. Imana iti nkorera, umugabo ati reka ndakurahiye nturenga hano. Imana iti ndashaka usengera aha, umugabo ati ntabwo shaka, ndashaka ko uzajya hano njye. Muri kunyumvira rata? Mumeze nk'agapira. Ubundi ukuntu mumeze do. Shitani se muzi baramuziritse, ariko hari abantu atuma. Kandi Imana nubwo iri mu ijuru hari ingabo nayo igituma. Uri mu kibuga uri gukina icyampa ngo utsinde kubw'imbaraga z'Imana. Hanyuma uyu mwami twamenyanye mbabaye, naramufashe sinamurekura, naho wamuhondagura ukampagira inkoni z'igitondo n'ikigoroba sinamurekura, murekure mpfe. Hanyuma ntora ninde wari warantoye ko mugira imbabazi n'impuhwe? Yarantoye, ngewe naravutse data aranyihakana, anyihakanye njya kurererwa kwa nyogokuru. Ndavuga ni sawa, amata abyaye amavuta, wari umuryango ukize. Jenoside yakorewe abatutsi bose barapfa, bapfuye njya kuba umuyaya kuko nta yandi mahitamo. Umuntu wabaga hariya ariko umuyaya ntabwo byari gushoboka. Umuyaya ninde umugiraho umushinga? Ibyo mubakorera mu ngo simbizi, nanjye nibyo nakorerwaga. Itareba uburanga, itareba igihagararo, itagira icyene wabo, itarobanura ku butoni, idashingira ku byo mushingiraho. Iramwitegereza ko kana kakayaya karwesa amadongo birirwa bacira mu maso, iravuga ngo uyu nzamugira icyamamare kandi azankorera. Gira icyo urenzaho se. Tuvugishije ukuri, muri iki gihugu cy'u Rwanda wakitwa umuyaya ukavuga ngo nawe uzatera imbere. Vuga ngo amahirwe umuntu uba ukeneye gutera imbere ni umuntu wize kandi akayarangiza, dore n'abayacikije basubiyeyo. Waba uri umuyaya ukavuga ngo nawe uza mu myacyubahiro, wapi, subira mu ishuri. Ariko iyi Mana yacu ihamagara abayede, igahamagara abafundi, igahamagara abashoferi n'abakonvoyeri, igahamagara abizi n'abatarize, yokabyara irampamagara, inkorera ibintu ntigeze ntekererezwa n'uyu muntu n'umwe muri famiye. Ingabira uyu murimo, uyu muhamagaro, niyo mpamvu nanjye bazayimpambamo. Njye mfite agaciro, ugira ngo se ndabeshya? Njye ndi umuntu mfite agaciro mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga. Ndabizi ko ngafite kandi ngira uwo kubahwa. Ntabwo bishoboka usibye Imana yonyine. Amateka maremare ntabasubiriramo, nzaza kubaho ubuhamya kwabwo. Hanyuma biba ngombwa ko mugabana aragenda. Antaye rero wa muhamagara ukomeza kungora, aragenda. Ariko hari ijambo ntazibagirwa, Kirisitu yarambwiye ngo aragiye ariko ngewe tuzasigarana. Ntabwo Imana yakemera kugusigarana uri icyomanzi, ndakurahiye. Ariko uzi ukuntu nayibwiye ngo njye rimwe nabwiye Yesu ntikaya natanze zagiye kwera imbuto neze, kuganduka nakoze byapfuye ubusa. Irambwira ngo iyo utazera ntabwo nari gusigarana nawe. Ntabwo Imana yakemera kuyitirirwa ngo ikwibaruzeho uri umuntu udashobotse. Ndashimira Kirisitu wasigaranye nanjye, akabana nanjye mu bana 5, nkaba maze imyaka 13 mbana n'ibibondo byanjye, abana 5, imyaka 13. Ntabwo ndahemukira uyu mwami, nawe ntabwo aramemukira, nta nubwo ateze kumpemukira. Ndacyari mu muhamagaro.
Satani angabaho ibitero byinshi, arabikora, ariko Imana irandwanirira. Satani angeragereza mu muhamagaro, Imana burya urugamba ibonamo inyungu irarureka rukakubaho. Ankorera ubugome, ankorera n'ubufindo. Ejo bundi aravuga ati uyu mugore rero yaraducanze, nzabacanga mu izina ry'Uwiteka no mu izina rya Yesu. Uyu mugore twaramucecekesheje, aka kanwa ke akomeje kuvuga. Twamutumyeho intumwa zacu, dutuma abahanuzi bacu, dutuma abakozi bacu, tumukorera ubugome bwose ngo acece karanga. Reka tujye mu bana be tumunywesha amazi turebe ko yahora. Abana banjye bose babagira abasazi, buri wese yasaze ibye, ariko harimo babiri basaze bimwe bya nyabyo. Barasara biruka ku musozi, Shitani atongera uvuge ku mutima, ahubwo ubu nibwo mbonye icyo mvuga. Mureke mbabwire, ubundi ku rugamba niho abasirikare babambikira amapeti. Wigeze ubona se umusirikare bicara ngo ngwino tukuzamure mu ntera? Hari ibitenda aba yakoze, maze wabona amapeti y'umusirikare ukarabya indimi. Ntimukarabye indimi, mujye mureka abayambara bayambare, mujye mureka nibabara nawe ujye ukora ibitenda, ujye ku ikosi. Barabaroga we, nkajya sohora icyigisho, abana banjye nababoshye, pasiteri wanyu namweretse amafoto. Ibyigisho byose nasohoye kuri Mama Sharirene official. Abana banjye babaga barasaze, abasazi bamwe baboha, abasazi biruka mu muhanda. Maze rero dore abana ba wa musitari uzi kumenyekana nawe unyuze ku bigo by'amashuri, dore wa mu mama. Aba bana nabahe? Naba wa mugore witwa Mama Sharirene. Kumenyekana kwa Mama Sharirene ni nka bodaboda, nimba ari inkweto zamenyekanye zibaho na bodaboda zibaho. Mbana n'uyu mwami nkamuzirika nkamuboha, kuko bararwanaga bagashaka no gutera n'ibyuma. Nari narabavuje da kugira ngo batazavuga ngo dore nizanjije z'abarokore, mbanza gushyira bize ngo babanze barebeho, ariko birabananira. Ndavuga ni nzabika ibipapuro nibavuga ngo navuje abana mbibereke, ariko ninzi ko batamushobora, burya bagira ibyo babasha. Umwana akajya afata ibyuma ngo abintere, bakajya bangubita, kandi ndi kuri kamera nkavuga Imana yacu irarenze. Ariko nadaha abadayimoni batari ko twaguhamije, ariko ntabwo bivuze ko itarenze, irarenze. Reka aho mpareke, gusa icyo mbabwiye ni uko bakize. Umwana wa nyuma yakize kuri 5 z'uku kwezi, nibwo twafashe amasengesho y'ukwezi. Mbwira Imana ni oya ni ukuri, nawe urababa nkabiriza. Mama Nyirabibazo, koko abantu bazanyita Mama Nyirabibazo? Sibyo ko nabwigomaniraga, abantu bari babizi ni bake. Imana irabakiza, bajya ku ishuri, ninza gutanga ubuhamya nzabayeka n'amafoto. Ubu barimo bariga, bamaze kwiga Satani atariko ntabwo uzavuga ubutumwa uribeshye. Niko guhita indwara zidasobanutse kugira ngo ntabuvuga, ariko se nzabuvuga se ahubwo ko aribwo mbutangiye. Natangiye kubwiriza muri 2004, ariko ubu nibwo ntangiye ni kubiteka yavuze. Mufashe gushimira Imana yahaye abana banjye gukira, bakaba barasubiye ku ishuri. Hanyuma mureke turebe ijambo ry'Imana, tujye mu ntego. Turebe muri Yeremiya ibice 36 umurongo waho wa 4. Turi ku ntego ivuga ngo umuhamagaro mu muryango. Yeremiya 3:6-4. Nuko Yeremiya ahamagara Baruki mwene Neriya. Baruki ahera ko yandika umuzingo w'igitabo amagambo yose ava mu kanwa ka Yeremiya, ayo Uwiteka yari yamubwiye. Maze Yeremiya ategeka Baruki ati, ndi imbohe, simbasha kujya mu nzu y'Uwiteka. Nuko abari wowe ugenda usome amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa kanjye, akandikwa muri uwo muzingo uyasome. Tugira impamvu turi abambere. Yeremiya Imana imuhamagara ngo ndashaka kugutuma ku Bayuda no ku Bisiraheli. Bari mu itera
iteraniro kugira ngo ubabwire aya magambo, kugira ngo wenda gusenga kwaba Imana ikumve. Ntabwo yigeze abwira Uwiteka turi kunkorera ibiki kubona ndi ku ngoyi. Yakuyeho impamvu zose ngo ahita akora ikintu bita kwiyeranja. Nagira ngo nkubwire ngo Imana niguhamagara ujye wiyeranja uyikorere, nta bindi bintu urengejeho, kuko iguhamagara izi nzitizi n'ibibazo wicayemo, ibyo ugira n'ibyo utazagira ibibizi, ujye wiyeranja ukora. Umva ukuntu yiyeranjije, yahise ngo ahamagara umwanditsi witwaga Baruki. Aramuhamagara aramubwira ngo umva rero Baruki, dore ndi ku ngoyi kandi Imana iri kuntuma ku Bayuda, wenda umuzingo w'igitabo wandika amagambo Uwiteka ari kumbwira. Hanyuma ngo undi arakunda arayandika, arangije ngo ajya mu iteraniro arabivuga. Aho sinshaka kuhakomeza n'ikindi cyigisho, ahubwo ndashaka gusoreza hano kugira ngo dukomeze mu muhamagaro nyirizina. Nari nifashishije Yeremiya, Imana yatumye kandi aboshye. Nuko nabwiye Imana mu minsi itambutse, Imana yanyujuje umwuka ukomeye wo kuvuga iby'ingo, ariko nkagira ibibazo yuko nubaka ngo iz'abandi urwanjye ndwikoreye. Erega mba njyanye ikirego kuri uyu mugabo, nti none ko ikibazo cyavutse ko niyigisha abubatse kandi ndwikoreye ku mutwe, kandi numvaga nayiteye ingingo, numvaga nyine na depoje ibyifuzo byanyu kugira ngo nyine ibahitiremo umuntu urusaziyemo. Ariko vuga ngo Imana igira imibare yayo da, nta wabimenya iby'uyu mwana. Ubyishinze wayatamo. Ukuntu yanshubije, yarambwiye ngo sinagutumye umubare w'abazabyumva, ariko nanjye yarampamije genda uvuge, akazi nguhaye nako kuvuga, uzumva azumva, utumva azagira gute. Nanjye rero ratanaje kugira ngo mbivuge, ariko nkwifurije kumva, kuko kumva ni inyungu zawe. Njyewe izanjye nazirangije n'izo kuvuga ubu nzihagazemo. Hanyuma ikintu cya mbere, umuhamagaro mu muryango. Ese umuhamagaro, turi burebe inyungu z'umuhamagaro, turi burebe igihombo cyo kutaba mu muhamagaro, turi burebe inzitizi z'umuhamagaro, turabireba. Icya mbere nshaka ko tuganiraho, ikintu cya mbere umuntu akora iyo ageze mu muhamagaro, cyangwa umuntu wahamagawe, ikintu kimuranga cya mbere ni ukwakira Yesu n'umwami n'umukiza, akamubera umwami, akabatizwa, agapfana na Kristo, akazukana nawe. Uzi ko hari abantu bakorera Imana batarabatizwa? Uzi ko hari abantu bakorera Imana batarakizwa? Ni ukuri kose gukorera Imana ukajya mu muhamagaro utarakizwa bimeze nko gutonda umurongo kuri banke ukajya kubikuza ahantu utagira konti. Ndakurahiye, ubundi umuntu ajya kubikuza amafaranga kuko azi ko aho hantu hafite konti kandi yahabitse. Ariko gukorera Imana utarakizwa ni ukujya kubikuza yo utabitse, kuko icya mbere bakubaza si nimero ya konti se n'amafaranga bamaze gushyiraho. Iyo utayafite rero ntabwo mbizi ko hari uwabikora. Hagize ujya kubikuza yatabitse, ubanza bamushakira umusekirite batigenda umuganirize, ubanza atorotse ibitaro, kuko ubundi ibyo nta nubwo bibaho, buri wese abikuzaho yabitse. Ikintu cya mbere ni ukubura umukirisitu kwanza, ukabura umukirisitu warakijijwe, nicyo kintu cya mbere. Reka mvuge icya kabiri. Ikintu cya kabiri cyo mu muhamagaro ni ukumenya ngo mbese uyu muhamagaro ni uwanjye. Izindi mpuguro turazisoma nyuma. Uyu muhamagaro ndimo ni uwanjye. Hari abantu bahamagawe n'abantu, hari abahamagawe n'Imana, hari n'abihamagaye bajya mu bintu. Umuntu wahamagawe n'umuntu n'uwihamagaye iteka baruhira ubusa, bimeze nko guhinga muri kaburimbo. Buriya muri kaburimbo hari umuntu wahahinga akazeza. Kuba mu muhamagaro utari uwawe, aho washyizwe na pasiteri, aho washyizwe n'umushumba, hari igihe bahagushyira ugasanga niho Imana igushaka, ariko
ariko hari n'igihe bahagushyira ugasanga ni wowe niba bahagushyize. Mbere y'uko witwa runaka, mbere y'uko ukora ikintu runaka, banza umenye ngo mbese uyu muhamagaro ndimo ni uwanjye. Mureke mbabwire, iyo igihugu gifite igisirikare kiragikurikirana, igihugu gikurikirana igisirikare cyacyo. Niyo mpamvu bagira amavuriro y'abasirikare, niyo mpamvu bagira amashuri aho biga, niyo mpamvu bagira ibigo. Uzarebe inkiko, bagira inkiko zabo, bagira aho bahahira. Ntabwo wabona umusirikare wa burayi igihugu cyagiye he. Zumva nkubwire, bibaruza nk'igisirikare bakabapangira bo n'abagore babo n'abana babo. Kubera iki? Kugira ngo azafate imbunda nta sitrese. Umwana ntiyize, ntabwo biba bimureba. Umugore arashonje kandi bagira aho bahahira, havutse ikibazo kandi babaha inguzanyo, igihugu kibibaruzaho, hari sitrese zitabareba. Reka rero nkubwire, reka nkubwire, kwibaruza ni ngombwa. Kuba uri umukirisitu uri mu muhamagaro, warahamagawe n'Imana ikwibaruzaho, ibyawe ikabimenya, hari ibiba bitakureba. Niyo mpamvu hari abo bicanga. Mama Shalene akora he? Barakubeshya. Ubuse ndi gushyingura imbwa, urambaza aho nkora koko? Nta soni. Ubu ndavuga imitsi ikenda guturika, maze guhirika ibinini, utinyuka uvuga ngo Mama Shalene akora he? Ayiwe, wari muri minisiteri y'ijuru, bagomba kunyambika. Babibonye ariko haleluya, bagomba kunyambika bakampa aho kuba. Iyo bigeze amba numva nanakirya, bagashaka minerivare z'abana banjye, bakashakira ibyo kurya, narwara bakangiza, cyangwa bakampa mituwere, cyangwa bakampa yo muri prive. Ubundi nanjye nahagarara nkavuga ine kutagukorera n'ugukoze. Maze rero mujya mwirirwa, nakakubwira hari abantu bamaze iminsi bambabaza, itorero ntabwo ryatuzigamiye, baratujugunye, baradutaye. Umva di, nuza ugakorera pasiteri uzihangane, azaguhemba uko ashoboye, ariko nukorera iyera izagukorera. Mwebwe muzajya muza mu matorero mukorera abapasiteri, mukorera abashumba, muba abakozi b'abantu, nibabereka umujyi ujye kuvuga mama shenge komera cyane. Hari abantu bamaze iminsi bafite icyo kibazo, itorero ryaradutaye, reka tujye kurega muri leta. Mama we urajya kurega muri leta se ngo gutunga yaratangaje? Leta ifite urutonde rw'abakozi bayo. Kandi mureke mbabwire, buri munsi igihugu gihora gitekerereza abakozi bacyo. Reka tubahe imodoka tujye tubakata, reka tububakire inzu tujye tubakata, reka tubahe inguzanyo biteze imbere tujye tubakata, kugira ngo badafata ruswa bakangiza byinshi, bakareba ibintu byatuma bakora neza, bakaba abakozi ba leta. Hanyuma Imana niyo njiji. Vuga ngo baragushutse, Imana sinjiji. Mwihangane ndwaye gripe. Mama Shalene aba mu nzu ihenze. Ubu se nimba muri etaje muzavuga ngo iki? Inzu ihenze se ahubwo ntarubaka etaje? Ntibishoboka. Kandi nzayubaka nkajya nyitondagira, haryama hejuru. Kandi wivuga ngo kuko ntabwo umukozi w'Imana ari umuvugabutumwa gusa uzi kubwiriza. Umukozi w'Imana ukoropa urusengero uraboneza ukuntu aba arenze. Umukozi w'Imana ujya gukoropa tuwarete, umukozi w'Imana uhanagura intebe, umukozi w'Imana utera intebe, umukozi w'Imana ujya kureba ibyuma, umukozi w'Imana uzana amaturo akayazana yuzuye, umukozi w'Imana witanga. Nawe uri umukozi w'Imana mu rwego urimo, naha waje kwicara, waje gukorera Imana, kuko sinari kubwiriza izi ntebe. Nawe uri umukozi w'Imana, ngo kuko utazi gusoma ijambo ufite icyo ushoboye. None se Yeremiya ko yarari ku ngoyi, Imana ikaba itari kuvugira muri Baruki, ntiyanyuze muri Yeremiya bigahungukira muri Baruki. Burya bakoze umurimo ari babiri.
Mwumvise ko nababwiraga ngo ugomba kumenya umuhamagaro w'aho uri, maze uze mu itorero nugera mu budiyakoni bagukubita ishyi n'imigeri uti hoya reka nigire kuririmba ibisi nabivamo. Nugera muri korari bagukubite baguhondagure uti hoya da, uti nzajya nza nterane. Muzi abantu bataye imisaraba ngo ntibazongera kuba abapasiteri? Muzi abantu bajugunye imisaraba ngo bagabanyije imishahara? Icyakora kacu kazashoboka, tuzamenyekana amaherezo. Ntabwo Yesu natinda kuza, tuzamenyekana icyari cyaratuzanye. Wari wabona umuntu ujugunye umuhamagaro ngo kuko bagabanyije umushahara? Buryo uhita umenyekana aho wimikiwe, nimba ari mu gishanga, nimba ari kuri telefone cyangwa muri hoteli. Hari abantu Imana ihamagarira ahantu bagahura n'ingorane barangiza bakahava, ariko umuhamagaro ugomba kuwugumamo. Nubona n'umuntu agukuye mu muhamagaro ujye umenya ngo yagushoboye, kuko Imana ifite urutonde rw'abahanuzi, ifite urw'abavugabutumwa, ifite urw'abashumba, ifite urw'abapasiteri, ifite urutonde. Turi ku rutonde, ifite ahantu yakwanditse, kandi ahantu yakwanditse ni hahandi nizi ikakubura ukajya ahandi ntabwo izamenya kukora. Uramenye, menya umuhamagaro urimo n'ahantu uri nimba ariho yaguhamagara. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu,